Tubahaye ikaze kuri Byikorere TV, turabashimira kumwamaza gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe, wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Mbanje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 uzabera umwaka w'amahoro n'ibyishimo, umwaka wo kugira ibyiza byinshi no kugera kuri byinshi, ndetse kubizera Imana. Umwaka uzabera umwaka wo kugirana n'Imana cyane ndetse no kugwiza imbaraga muri byose, ndetse umwaka uzababera umwaka wo kuyishakana umwete abantu bayemera. Yego, nawe niba utayemera uzaba umwaka wo kugira ngo wemere Imana. Yego. Hanyuma uyu munsi ngiye kubereka ukuntu ushobora gukoresha internet y'ubuntu ku bantu bakoresha application ya Phonex. Ni application nziza ariko nuko ikunda kugira ama ads menshi yamamaza ibintu bitameze neza, ariko just you have to use it kuko ifite byinshi ukora byiza kandi neza. Hanyuma urabona hano muri Phonex naje, uza hano muri file, hano kuri file ukaza hano handitse ngo free VPN. Iyo ukanze hano urabona mfite aka kantu kameze gutya. Iyi VPN ikintu mfasha njyewe, ngiye gufungura data zanjye, noneho ndagiza nkande kuri ino VPN, nirangiza iramfungurira. Urabona ko yabaye connected, bivuze ngo ubu ngiye gutangira gukoresha internet y'ubuntu mu buryo bworoshye. Nago bisubiremo, nago ari ubuntu busa, ariko ikintu ikora ahangaha ifata zawe nkeya ufite ikazihutisha, ukazikoresha ikazisevinga kandi bikihuta. Sinzi ukuntu nabivuga. Bivuga ngo tuvuge urugero, ufite data wenda tuvuge z'100, wari kuzikoresha iminota 30 n'urugero, ariko nushyiraho ino VPN izagufasha iki? Izagufasha gukoresha za data uzayikora mu minota 30, ube wazikoresha nko mu masaha wenda nka 5 n'urugero, kandi byihuta. Si ukuvuga ngo ugomba kuba nta kintu na kimwe ufiteho, oya, ugomba kuba ufiteho data nkeya, ariko izo data zigafashwa n'iyi VPN kuba zakora neza vuba, kandi zikabasha no gusevinga za zindi izo ngizo ufite nyine, ikabasha kugufasha kuzisevinga. Mu yandi magambo, iyi VPN ntabwo ari free, totally free internet, but ibigufasha gukoresha data zawe nkeya ukazikoresha mu bintu byinshi. That is ubwo nguko ni gutyo ikora. Ntabwo aba ari ubuntu busa, gusa hari n'izindi application nagiye mbasobanurira zikora for free. Zimwe zagiye zifungwa, video zagiye ziba out of date, nyine ama application amwe yagiye afungwa bitewe na location. Ariko urabona ko ngubu ujya kuri YouTube, ukajya kuri YouTube ukaba wabona manuza asanzwe. Urabona itinazana location yindi ku bantu b'aba YouTuber. Ubu buryo ni bwiza kubukoresha kuko ushobora gutuma wongera abantu bafite channel zabaye monetize, bishobora kugufasha kuzamura channel yawe. Urabona ngubu reka mpindure account nshyiremo yanjye kugira ngo nkoremo Byikorere, maze then mwereke. Iyo channel yabaye monetize biroroha cyane, byagufasha no kwinjiza amafaranga, kuko urabona ko iyo wafungura VPN igufasha kwinjiza amafaranga, kuko video ubasha kuziviewinga, then na ads zikabasha kuraningaho. Urabona ko habanje kuzaho ads, kandi ubu buryo ni bwiza. Urabona nyine biragufasha kwinjiza n'amafaranga kuri wabaye monetize. Ndaza kubakorera video yindi nshyashya mbabwire ukuntu wakwinjiza amafaranga muri buno buryo ukoresheje Phonex. Reka ne kujya mu bintu byinshi. Urabona ko irakora, ariko irarangira ama ads. Ubusanzwe ntabwo ibintu bizaho iyo urimo gukoresha data zifunga. Utarimo gukoresha
So you can fix what really matters, utafunguye even if you can't VPN fix yayo, everything else. ariko iyo VPN ifunguye ikwemerera kurandinga naho message za WhatsApp ziri kuza ibintu bimeze neza. Noneho ubwo ngubwo icyo nababwira ni ikintu gukoresha buno buryo bwa ku bantu bafite phone X, ariko niba utayifitemo sinakugira inama yo kuyidawunirodinga kuko just biterwa na telefone. Ufite telefone igenda gakeya igabanya umuvuduko wa telefone yawe, ndetse igihe n'ibindi bintu bitari byiza bishobora gutuma imashini telefone yawe igenda gake cyane. Hanyuma ni ubu buryo ugakoresha free internet, ntabwo ari free kane kubyita free, ahubwo mubyite uburyo bwiza bwo gukoresha internet yihuta, bworoshye kandi busevinga data. Murakoze kubana nanjye, kora subscribe, like, share na comment.